numva nagukocoye iyo uteye ibuye mu gihuri bwejaguye niyo ubuhamije hari abantu babwejagura rero icyo ukora uwamubona avuga yagira ngo ni umunyembaraga ariko avugira ku kiziriko. Umva nkubwire, ugomba kugira agakiza kabangamira abadayimoni, ugomba kugira agakiza kabangamira Satani. Nyuma y'uko abagore b'abavugabutumwa kazi bakomeje kugaragara mu itangazamakuru ku ma YouTube channel bagaragaza ibyo mu ngo zabo babishyira hanze babishyira ku karubanda, ndetse badasize n'abagabo babo, abagabo babo nabo bakaza bakavuga ibyibera mu ngo zabo. Mu minsi ishize twarebye inkuru y'umudamu w'umubwirizabutumwa witwa Ikirezi Esther, aho yaje ari gusubizanya n'umugabo we kuri YouTube channel. Ufite umwuka wera, ibintu by'amatiku n'amagambo ntibigucira umwambaro. Reka mbabwire, gukanura kw'igiceri ntikubuza umuvomyi kuvoma, kandi kuvunika k'umwuka ntikubuza abasonzi b'ubugari kurya ubugari. Upfa kuba ukunda ubugari. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera ntabwo gukanura kw'ibiceri kubuza umuvomyi kuvoma. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera ahatari inzira uhabona inzira. Umugabo we akaza akavuga uburyo ki asambanira kuri video call, ariko naratashye nsanga umugore ari video call yambaye uko yavutse avugana n'umuntu w'umugabo, byo akafata telefone ye akajya kuri video yambaye gusa rwose akavugana n'umugabo. Ajya guhitamo kugabura inzu buri wese abe mu cye cyumba byari bigeze byari bimeze bite, wabihisemo ne wabishatse. Uwo mugabo bamaranye iminsi 7 aza ambeshya ko yari mu masengesho. Umugabo we nawe akavuga uburyo ki umugore we amusuzugura. Umugore we nawe nyuma akazana ibimenyetso bigaragaza uburyo ki umugabo yagiye kumurogesha ngo amwice. Izo nkuru zose zagumye guteza saga. Ni nyuma yaha kandi aho undi muvugabutumwa kazi witwa Mama Sharirene nawe yagaragaye avuga iby'urugo rwe rwose hanze, hasi, asuka hasi. Bimaze guteza saga, umugabo we nawe araza ashyira hasi byose hanze ku karubanda bose babireba. Hanyuma rero n'abandi benshi muribuka bitwa ba Gihozo n'abandi bandi inkuru zabo ko zagiye zizunguruka. Nyuma rero y'ibyo bintu byose hari abantu bari kuvuga yuko hari ababiri inyuma, bakavuga yuko witwa Pasiteri Mutesi ukunze kugaragara avuga amagambo meza aho imitima ya benshi ikira. Mfite abantu bankunda kabone niyo nakora amafuti ntibazigera bandeka bakuvaho. Bankunda ndi umweru, bakankunda ndi icyatsi, bakankunda ndi ubururu, bakankunda ntacyo nabahaye. Abo barahari ku isi, nzarinda mpfa bagihari. Sabe mfite n'abandi batazigera bankunda kabone nubwo naba Yezu nkajya kumusaraba nkababambirwa. Ntacyo na kimwe ntabakoreye cyangwa ntabakorera, ntibazigera bankunda. Ahasana imitima ya benshi bakavuga ko ari ubiri inyuma, ko ari we uboshya. Ese koko nibyo koko umugore yoshya undi? Umugore yabwiye undi ati hena ndebe, undi aramubwira ati bumba nabonye. Birakomeye cyane biri mu iri tangazamakuru. Ubwo rero bamwe mu bantu bari kuvuga yuko rwose harimo akoshyo. Iyumvira ukuntu bamwe babibona nuko babivuga. Amaco y'inda barayindane barayikizimbiza. Kubera yuko bo baraza bakamera nkaho bivuze yuko barenganye. Nyamara abantu bavuga abandi bakaba bacecetse ngo ni Mama Sharirene n'iki byose. Utakaza uvuga ngo diplome zacu twigiye ngo nazo twiga yarahari. Abantu umuntu abigicamuka agacamuka none neza akaniyerekana neza akaba umuntu. Kangubwira Mama Sharirene ntago tuziranye, ntiturasangira, nta nubwo dusengana. Ngewe njaba abantu ahubwo bamvuga nje nubahana abantu. Nje natoje umuco kuba abantu, niba utangiye kunzana ukabutari utaravuga izina ryanjye nawe Mutesi ukabutajya ku meza ngo usinzire kubera ngewe
kambabwire ngo mwarahanutse mugomba kwisubiraho. Aba bantu bundi bakorera Imana, ni Imana yo mu ijuru, ni sekibi, ni daimoni, na bakorera Imana imeze ite? Abashumba baminyoni bajya kuri social media bari kwigisha ijambo ry'Imana, siko bimeze? Abashumba n'abavuga batuma bajya kuri social media bari kwigisha ijambo ry'Imana. Ese itangiriro kugera mu byeshuwe byarabajabutse, tuza tubafasha tubereke imirongo, byagenza bite? Abantu bakwiye kwisubiraho, aba babyeyi bagomba kwisubiraho. Dufite ababyeyi beza hano muri iki gihugu cy'u Rwanda bakugira inama nziza ukumva nibyo, ariko ngiye nta muntu uzangira inama y'ibyo yananiwe. Abantu mujye mubanza mwigira inama mwebwe z'ibyanyu, nimurangiza ngiye muzazingire nyuma, ariko ibintu bimeze neza. Ese koko mwege niko mubibona cyangwa no kubabeshyera? None se biragenda bite? Abantu barakora iki? Abantu ngo kugira ngo bamamare ngo igisabwa nuko baza bakavuga iby'abandi batatinyuka kuvuga, bakaza bakavuga ibibera mu mazu yabo, bakavuga ibibera mu ngo zabo. Ese akenshi na kenshi abantu batanga ubuhamya bw'ibyababayeho bishyira hanze ko kwakunze kuba abagore, abagabo ko ntacyo tubona muvuga. Nimuze namwe muvuge ibibera mu ngo, nimuze namwe muvuge ibyahishwa abantu babimenye. Ese birakwiye ko abantu tubimenya koko? None se ko abandi bari kubivuga, abandi bo bari kubihishira iki? Ndikumva icyiza ari uko abantu nabo baza bakabivuga. Kuki abantu bababazwa nuko abantu bavuze ibintu byabo? Ese kuvuga ibintu byo mu rugo rwawe ntago ari uburenganzira bw'umuntu cyangwa ntago afite? Abantu bakomeje kubyibazaho. Ese kuvuga ibintu bibera mu rugo rwawe ukawashyira mu itangazamakuru ntago ari uburenganzira bwawe? None se ko abantu baba babyivugiye bamaze kubitangaza, ni kuki abantu bakomeje kubivuga? Ba nyiri kubizana ugasanga bababaye kandi aribyo bari bo babyizaniye. Ngo barabavuga bakabavuga ngo nibavuga akahise kabo, akahise kandi bo baba babyizaniye. Ahubwo nimukomeze mwuzane ibindi abantu babona ibyo bivugira. Numva nagukocoye. Iyo uteye ibuye mu gihuri bwejaguye niyo ubuhamije. Hari abantu babwejagura rero kubera ibyo bivugiye.